Bavandimwe nshuti nkunda, kuri iki cyumweru Yezu Kristo arongeye aratuburiye mu ijambo ry'Imana agira ati: nimube maso kuko mutazi umunsi n'isaha. Tugeze mu bihe bikomeye, aho isi iri kugenda irushaho gutera imbere, tukarangazwa n'ibintu by'iyi si bikatwibagiza icy'ingenzi. Turemwe mu ishusho ry'Imana kugira ngo duse nayo, gusa n'Imana ni ugukora ibyiza, kuko niyo soko y'ibyiza byose. Ntawe ushobora gukora icyiza atabibwirijwe n'Imana. Ariko tugeze mu bihe turi guta agaciro k'ubumuntu, guta agaciro ko gukora ibyiza. Rero dukanguke, tuve mu bitotsi, ntabwo ari ibitotsi byo gusinzira nk'uko turyama tugasinzira. Gukanguka tuva mu bibi tujya dukora ibyiza. Isi irimo iragenda irushaho kuturangaza, tukananirwa kurangamira ibyiza by'Imana, kuko Imana niyo yaremye ibyo tubona hano ku isi, ariko isi irimo kubikoresha nk'uko isi bishaka atari ko Imana ibishaka. Ugasanga rero amaso yacu aryohewe n'ibyo isi itwereka, tukibagirwa nyir'ibiremwa, tukibagirwa uwabiremye. Ariko nshuti zanjye, bavandimwe nkunda, reka dusubize amaso inyuma, twibuke uwaturemye, waturemeye ibyiza kandi utwifuriza ibyiza ibihe byose, kuzabana nawe ibihe byose, dusingiza Imana iminsi yo kubaho kwacu kose. Kugira ngo tubigereho rero, ni uguhora turi maso, dukora ibyiza, ibikorwa by'urukundo, dusabira abarwayi, dufasha abakene. Mbese buri kintu cyose gikozwe neza kiba kiva ku Mana. Ikintu cyose dukoze nabi ntago kiba kivuye ku Mana. Biroroshye kumva ko umutimanama wacu utwereka icyiza dukora, ukanatubuza ikibi twakagombye gukora. Reka twe gushukwa n'iyi si n'ibyayo, kuko ibyayo bihita nk'umuyaga. Iyo umuyaga uhushye urawumva, ariko ntuba uzi aho uganisha, nta nubwo umenya irengero ryayo. Ntabwo umenya irengero ry'umuyaga. Niyo mpamvu rero bavandimwe nshuti zanjye, dukanguke, dukore icyo Umuremyi adushakaho, kugira ngo igihe azazira azasange turi maso, tuzashobore kwinjirana nawe mu bwami bw'ijuru, muri bwa bukwe, muri uyu mugani turi busomerwe w'abakobwa 10. Ni ikigereranyo, ariko ni twese tubwirwa. Ni twese tubwirwa. Uyu munsi urabyuka, ntabwo uba uzi uko buri bwire, ntabwo uba uzi ubuzima bwawe iherezo ryabwo. Niyo mpamvu Yezu aje kutuburira ngo duhore turi maso. Ibikorwa byiza dukora nibyo bituma amatara yacu ahora yaka, nibyo bizatuvuganira. Igihe rero azazira, ibikorwa byacu nibyo bizadufasha kwinjirana nawe muri bwa bukwe adutumiramo twese. Duhore iteka tubaho mu Mana, tubaho nk'uko idushakaho, tubana neza na bagenzi bacu. Mbese ikintu cyose ukora ukabona ntabwo kikuganisha heza, umenye yuko itara ryawe riri kuzima. Umunsi Umwami azazira, azasanga itara ryawe ritaka. Imana ntabwo iduhora uko twitwaye ejo, ahubwo itureba uyu munsi. Ese uyu munsi witwaye ute? Ese Umwami aje nonaha witeguye kwinjirana nawe? Igihe rero Imana ikidutije ubugingo, reka twihangane, dukore ibyiza bidufasha kuzinjirana nawe muri bwa bukwe.
Ndifuza yuko iki gitekerezo utacyumva mu magambo ahubwo kigufashe gusubiza amaso mu mutima wawe, utekereze icyiza cyo gukora kandi usabe Imana aho uri hose igufashe kwirinda gutwarwa n'ibyo isi dushukisha. Birahita nk'umuyaga kandi nibihita uzisanga uri wenyine. Rero reka twihane twicuze inzira zikigendwa kandi bigishoboka. Murakoze kubana nanjye kandi murusheho gukomeza gutega amatwi ibiganiro mbagezaho kugira ngo dufashanye gukora icyo Imana idushakaho. Niwumva iki gitekerezo ugikunze, kora subscribe, usangize mugenzi wawe kuko twese turatumiwe gufashanya kuba ijisho rya mugenzi wacu n'uhagaze atagwa, kugira ngo dukomezanye urugendo. Hano ku isi turi abagenzi, nta kintu twayizanyemo, nta n'icyo tuzayitahukanamo.